ndagusuhuza mu izina rya Yesu. Imana iguha umugisha. Yesaya igice cya 32 umurongo wa 3 hari amagambo avuga ngo abafite amaso areba ntibazagira ibikezi kandi abafite amatwi bazayatega. Nshuti yanjye, impamvu ntangiza iri jambo ni ukugira ngo wibuke umenye aho igihe kigeze, urebe mu buryo budasanzwe, wumve mu buryo budasanzwe, icyo wumvise, icyo utekereje wongere usubiremo uvuga uti nkwiye guhindura uko narebaga, nkwiye guhindura uko numvaga, nkwiye guhindura uko navugaga. Rero ndagushimiye cyane wowe ukunda kubana natwe, rwose sinabona icyo mbitura kubera ko mungira inama, murampamagara, mungisha inama, kandi nizeye yuko ntawambajije ikibazo ngo ndeke kumusubiza. Rero Imana ikomeze kubaha umugisha. Uyu munsi rero nanone turagarutse muri ya nsanganyamatsiko yacu yo kwiga igitabo cya Daniel. Ubu rero tugiye kuganira muri Daniel igice cya 5 n'icya 6. Reka twibukiranye uburyo insanganyamatsiko yacu ivuga, iboneka mu Balewi igice cya 26 umurongo wa 24, umurongo wa 27 n'umurongo wa 28, aho Imana yabwiye ubwoko bwayo ngo nimukomeza kunyuranya nanjye, ngo nanjye nzanyuranya namwe, ngo kandi umutima wanjye uzabazindukwa rwose. Nshuti yanjye, nagira ngo ubitekerezeho, ni ukuri Imana iturinde gukomeza kunyuranya nayo. Nimureke twongere dushima Imana. Nanone ndagushimiye nyir'ububasha, nyir'ubushobozi, nyir'icyubahiro, izina ryawe rikuru rihabwa icyubahiro. Ndagushimiye ko ukomeje kubana natwe kandi ugakomeza kutugirira neza, icyubahiro kibi cyawe. Uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe, ndaguhamagaye kugira ngo Mwuka Wera amurikire ubwenge bwacu, maze umwanzi Satani utsinde gukura Imana, kuko mbisabye mu izina ry'umwana ukunda Yesu Kristo, amen. Nk'uko rero maze kubibabwira, reka twibukiranye gato uko twari tumaze kureba muri Daniel igice cya 4, aho twabonye Nebukadineza yishyira hejuru kugeza igihe uwari umwami avanywe ku ntebe bavandimwe, akagenda agajya mu ishyamba, akajya kurishanya n'inyamaswa, inzara ze zigahinduka nk'iz'ibikoko, umusatsi ukamwereraho, akaba mu ishyamba imyaka 7. Ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu kibabaje, ni ikintu tugomba twese gutekerezaho. Nari nababwiye nti ikintu cyabaye, yasuzuguye Imana, yishingikiriza ku butunzi. Muri iyi minsi yacu abantu benshi basuzuguye Imana, abantu benshi ntibashaka kumva iby'Imana, ahubwo turimo kurushaho kwishingikiriza ku butunzi bwacu, kandi ibyo byose twirengagiza ko bizashira. Nebukadineza rero ubwo iyo myaka 7 yashiraga, Uwiteka Imana yamugaruyemo ubwenge, kandi Imana yari yaramubwiye kwizamugarura mu bwami bwe, nta wigeze amusimbura ku ngoma. Ariko ikintu nshimira Imana ni uko iyo tugeze muri Daniel igice cya 4 umurongo wa 31 havuga ngo hanyuma y'iyo minsi jyewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura kenge, mpera ko nshima Isumba byose, ndayambaza, nubahihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Haleluya! Ahamya Imana
amenya ko ubutegetsi bwayo ari bwo buzahoraho kandi rwose ingoma yayo itazigera imera nk'iya Nebukadinezari. Amenya ko mu ijuru hari Imana. Umurongo wa 32 ngo ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi nta ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza ngo uragira ibiki. Umurongo wa 31 arangije aravuga ngo icyo gihe ngo yashubijwemo ubwenge, ubwiza burabagirana ngo nahoranye bungarukamo, ngo butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro, maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mpera ko nkomezwa mu bwami bwanjye ndetse nongera icyubahiro cyinshi. Mwabyumvise? Iyo umuntu amaze kwakira Imana mu bugingo bwe, ibintu bye birahinduka, kandi n'ibyo yabuze nubwo bitagaruka uko byakabaye biragaruka. Ariko nubwo ibyo ngibyo byo mu isi bitagaruka, amahoro yo mu mutima yuzura mu mutima we. Arangije aravuga ku murongo weruka wa 34 ngo none ngewe Nebukadinezari ndashimira umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari iy'ukuri kandi inzira ze ari izigororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Impamvu yavuze ibyo yari yarabibonye, kuko Imana yari yaramwihanangirije kenshi yanga kuyumvira. Ariko iki gihe yari yarabonye Imana, yari yarabonye gukomera kwayo, yari yarabonye ubushobozi bwayo, kugeza ubwo ajya kurisha abavandimwe. Aha hantu mujye muhatekereza kandi ubikore, ubyumve, ubyakire, utabifata nk'amateka y'ibyabaye, ahubwo umenye ko nawe iminsi runaka ushobora kujya kubona nawe ukabona ugiye kurisha mu bundi buryo, ukabona umusatsi ukwereyeho, ukabona ibintu birahindutse. Iyo dusomye rero Nebukadinezari amaze gupfa, nk'uko ibyanditswe bikomeza bitubwira, ingoma ye yasimbuwe n'umwuzukuru we witwaga Berushazali. Uyu Berushazali rero agiyeho, yari yarabonye ibyabaye kuri sekuru, ibyo byose yarabizi, yari yarabibonye, ari ibirori byakorwaga yarabibonaga, ibintu byose yarabibonaga. Ariko agiyeho ngo hari umunsi mukuru umwe wajyaga uziririzwa mu mwaka, maze barangije biteraniriza hamwe, ndahacamo muri makeya. Bamaze kwiteraniriza hamwe n'abatware n'ibisonga n'abashyitsi n'abantu bose, maze ngo bazanamo abagore beza, ngo ibyagombaga gutuma byose batubaha Imana babizanye aho hantu. Maze umwami amaze gusinda aranywa, ngo amaze gusinda cyane arangije atumiza n'ibikombe sekuru Nebukadineza yari yarasahuye i Buyuda kugira ngo babinyweshe. Ibyo bikombe Nebukadinezari ntabwo yari yarabitinyutse. Nebukadinezari Imana ifite ukuntu imuvuga, n'ukuri yari afite uruhande ruhanye n'urw'abami bose b'iki gihe, kandi ibyanditswe biratubwira ngo ibyabaye kuri Nebukadinezari bigomba kuba urugero rw'abami bose b'iki gihe, baba abami, baba abaperezida, ko buri muntu wese aba akwiye guca bugufi, icyubahiro kikaba icy'Imana. Rero ni ukuvuga ngo Nebukadinezari iki gihe ijambo ry'Imana rimugaragaza ko yagize iherezo ryiza. Ni ahangaha tubona ko yagize iherezo ryiza. Umunsi umwe muri cya gitondo dushobora kuzahura nitutagwa isari, maze tugahoberana nk'abera. Imana ihabwa icyubahiro kubw'umurimo wayo utangaje. Ariko uyu mwuzukuru we ibyo ntago yabyitayeho. Baranyweye, barasinda, bakora ibyangwa n'Uwiteka byose, basenga imana z'ibiti n'amabuye, barasinda, baraborerwa, mbese ibinezaneza. Bibiliya niyo ivuga ngo ibinezaneza bya Sodomu byose byarahagaragaye. Nk'uko i Sodomu hari hameze icyo gihe, n'i Babuloni niko hari hameze.
ariko noneho tunyuzemo nk'uko ibyanditswe bikomeza bitubwira, batwereka ko muri uwo munezero bari bafite banezerewe, inyuma yabo hari urugamba rwari rwaratangijwe na Kuro, kandi Kuro uwo yari yaravuzwe n'Imana. Muzabisoma muri Yesaya igice cya 45 guhera ku murongo wa mbere kugeza kuri 11. Imana yari yaramubwiye ko izatuma rwose asenya ibihindizo, izo nzugi zizamenagurika, imiryango izamwikingurira kubwe, kandi ko Imana izabana nawe. Imana yari yaramubwiye ayo masezerano yose. Igihe abandi bari mu munezero, Kuro we yari arimo ashaka uburyo agomba kujya i Babuloni, nk'uko byari byarahanuwe Abamedi n'Abaperesi nibo bagombaga kwima ingoma ya Babuloni. Rero ubwo uwo munsi mukuru ngo bari bawutegerezanije amatsiko, kuko bari bazi ibiwuberamo. Noneho barawitegura, ariko ubwo bawiteguraga abandi ntabwo bari bawiteguye. Inyandiko zitubwira ko yari yaratangiye urugamba mbere, ngo arumazemo igihe kirekire guhera muri 550. Ibyanditswe bikatubwira ko muri 540 noneho nibwo yari arimo kuyobya umugezi wa Ufurate, arimo kuwuyobya kugira ngo abashe kubona inzira ibasha kumugeza aho abo bantu bari. Ibyanditswe bitubwira ko ngo nta kintu na kimwe yari gukora ngo abashe kwinjira muri uwo murwa iyo uza kuba udakinze. Rero ngo kubera umunezero n'isindwe ryinshi bibagiwe gukinga, ngo iyo baza kuba batakinze, ngo nubwo bari kuba bayobeje ariya mazi bayobeje, ngo bari kugenda bakazenguruka bakongera bakagaruka, ngo kuko icyo gihe bari barikingiraniye hagati mu murwa, ngo wabashaga, ngo bari bafitemo byose bishoboka, bari bafitemo amafunguro, babashaga ngo guhinga bakabona ibibatunga imyaka irenga 20. Ndetse abo bajyaga ngo burira inkike bagatuka ingabo za Kuro hakurya, bakazibwira ko batazigera batsinda, ndetse bagasubira no muri ya magambo ameze nk'aya Nebukadinezari yajyaga avuga ko Babuloni ikomeye cyane kandi nta muntu n'umwe ushobora kuyihangura. Ariko ibyo ntago byigeze bica intege Kuro, kuko Kuro yari ari ku isezerano. Rero icyabaye nuko yinjiye agasanga abantu basinze, ariko mbere yuko binjira mu gihe bari mwisindwe, ngo bamaze gutumiza ibikombe byasahuwe i Yerusalemu, bakibikubita ku munwa bagitangira kubinywesha, umwami agiye kubona abona inyandiko zanditse ku rusika. Inyandiko ziramucanga, biramuyobera, abo bari kumwe bose isindwe rirashira. Ibyanditswe biratubwira ngo ariko Berushazali yari afite ubwoba buruta ubw'abandi. Shuti yanjye, ngo amavi ye yahise akomangana. Nawe nutareba neza, ngo ugire amaso areba, ugire n'amatwi yumva, nawe amavi yawe agiye gukomangana, kandi ntibiri kera. Ibyanditswe umutwe wacu w'ibi byigisho bya Daniel uravuga ngo nimukomeza kunyuranya nanjye nzanyuranya namwe. Amavi yarakomanganye, amaze gukomangana abura icyo akora. Inyandiko iramuyobera, bahamagara abantu ngo baze kugira ngo bayimusomere. Baramubwira batari ko mwami wikuka umutima, mu bwami bwa sokuru harimo umuntu wabebwagamo n'umwuka w'Imana zera, uwo ngo abasha kuvuga ibihishwe byose. Ahari wamutumaho, bamutumyeho, araza. Amaze kuza aramusingiza, aramubwira ati bambwiye ko rwose umwuka w'Imana zera aba muri wowe, none nagira ngo umbabarire usobanuririze inzozi zanditse kuri uru rusika. Ndakugororera. Amwemerera ingororano zose. Amaze kuzimwemerera, umuntu w'Imana Daniel yarageze mu zabukuru, kandi yari umuntu uhamya Imana, yaraguwe neza mu mutima kuko yabanaga n'Imana ye, kandi yabanaga n'Imana ye koko. Yagiraga ibihe byo kubana n'Imana, kandi i Babuloni bari bamuzi, bose bakamwubaha ko ari umuntu w'Imana.
ariko icyakurikiyeho mwumve umuntu w'Imana. Daniel yari umuntu w'Imana udaca ku ruhande. Kubwa Nebukadinezari yamubwiraga byose, ariko bigeze no kuri Berushazali nabwo amubwira byose. Mwumva uko yamubwiye ku murongo wa 18 w'igice cya 5 cya Daniel. Yaramubwiye atumva nyagasani, Imana isumba byose yahaye so Nebukadinezari ubwami no gukomera n'ubwiza n'icyubahiro. Abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe baramutinyaga bagahindira imishyitsi imbere ye kubw'icyubahiro Imana yari yaramuhaye. Yicaga uwo ashatse kwica, akarokora uwo ashatse kurokora, yogezaga uwo ashaka kogeza, agacisha bugufi uwo yashakaga gucisha bugufi, ariko yishyira hejuru, yinangira umutima, bimutera kuba umunyagitinyiro mu byo yakoraga, niko gukurwa ku ntebe y'ubwami, maze icyubahiro cye kimukurwaho. Amusubirira mu mateka y'ukuntu ibintu byagenze. Nuko yirukanwa mu bantu, umutima we uhindurwa nk'uw'inyamaswa, abana n'imparage, akarisha nk'inka. Umubiri we utondwaho n'ikimwe, amusobanuriraho bya bintu byose ukuntu byamubayeho. Ku murongo wa 22, atariko wowe umwana we Berushazali, ntiwicishije bugufi mu mutima wawe nubwo wamenye ibyo byose. Nubwo wamenye ibyo byose, ntabwo wicishije bugufi mu mutima wawe, ahubwo wishyize hejuru ugomera Uwiteka Imana nyir'ijuru, bakuzanira ibintu byo mu nzu yayo, kugira ngo wowe n'abatware bawe n'abagore bawe n'inshoreke zawe mubinyweshe vino, maze uhimbaza ibigirwamana by'ifeza n'iby'izahabu n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye, bitareba, ntibyumve, ntibyitegereze. Wibagiwe ko Imana ifite umwuka wawe mu kuboko kwayo, nyir'ukumenya imigendere yawe yose, nturakamushimira. Ntabwo wigeze umushimisha, uzi imyicarire yawe, akamenya imigendere yawe, ntabwo wigeze ugira ute, ntabwo wigeze umushimisha. Nicyo gitumye itegeka ko icyo kiganza cyiza ikacyandikisha iyi nyandiko, kandi cyanditswe biravuga ngo, ibyanditswe birasobanura ngo nshuti yanjye nkunda, Imana yohereje ikiganza kiraza kirandika. Uwari warabanye na se ibyo byose bakabibona, uwari warabonye na bariya basore mu itanura ry'umuriro, ayo makuru yose bari bayazi, ndetse bari bafite umuburo yuko ubwami buzahanguka, ko Babuloni izahanguka, ubwami bukanyagwa bugahabwa Abamedi n'Abaperesi. Ubwo bari barimo binezeza gutyo, bari bari mu ntambara iteye ubwoba. Kuro yari amaze kubagota, yari ari mu ntambara, ariko bakamuseka, bakavuga ko bitazashoboka, bakamutuka, bakamukoba n'ibindi byose. Bari mu ntambara, ariko ntibikingira ngo bamenye ko urugamba rubagose impande zose. Nshuti yanjye, niba wari ubizi, umenye ko turi mu ntambara, umenye ko urugamba rutugose impande zose, umenye icyo ugomba gukora, umenye ko iherezo rya byose riri bugufi. Iyo dusomye mu Rwambere rwa Petero igice cya 4 guhera ku murongo wa 7, haravuga ngo iherezo rya byose riri bugufi. Nuko rero mugira umwete wo kuva mu bisindisha, ibyo bintu by'ibisindisha by'uburyo bwose butari bumwe. Ibisindisha ntabwo ari inzoga gusa, n'amafaranga ufite, n'amazu ufite, n'ibibazo ufite nabyo ni ibisindisha, nabyo bikumereye nabi. Ibyo rero ugomba kubireka kugira ngo umenye ko turi mu ntambara, kugira ngo ubashe kugira umwete wo gusenga Imana mu gihe nk'iki, kugira ngo ukurikize rya somo rivuga ngo abafite amaso nago bazareba ibikezi, kandi n'abafite amatwi bazayatega. Nagira ngo nkwinginge ubitekerezeho neza, umenye urugamba rutwugarije, umenye ko umwanzi Satani ari gukoranya ingabo ze kugira ngo zikore ibyo zigomba gukora, ariko ntabwo byitayeho. Nyamara byari igihe cyo kugira ngo ugire ute, byo kugira ngo ubyiteho uyu munsi. Ntabwo rero babyitayeho. Daniel yamubwije ukuri, aramubwira ati kandi ibyanditswe nibyo, ibi biravuga ngo meni tekeru farisini,
kandi bisobanurwa bitya ngo meni bisobanurwa ngo Imana ibaze imyaka umaze ku ngoma. nawe ngenda kubwira ngo Imana ibaze igihe umaze ku isi. Imana yabanye nawe kugirira neza, ntacyo utabonye, wabonye ibyiza, wabonye n'ibibi. Imana irimo kukubarira iminsi, kandi wabyumvise ko yamubwiye ati kandi ifite umwuka wayo. Umwuka wawe niyo iwufite, ariko nyiri kugira umwuka wawe, izi imyicarire yawe n'imigendere yawe nturakayihesha icyubahiro, ahubwo uri gusenga ibiti n'amabuye. Hanyuma ririya somo ryo mu Rwambere rwa Petero igice cya 4:7 riri kugutambuka, kuko rirakubwira ngo irinde ibisindisha. Ibyo bintu byose nababwiye ngo n'ibibazo n'ibisindisha, n'umunezero n'ibisubizo n'ibisindisha. Ntabwo bikwiye kugutwara, ntibikwiye kukujyana kure, ahubwo ukwiye kugaruka kubaha Imana ngo kugira ngo ubashe kugira umwete wo gusenga. Imana ibaza iminsi yawe, Imana ibaza iminsi yawe umaze ku ngoma, iyishyiraho iherezo. Imana igiye gushyiraho iherezo igihe cyawe, ariko ntabwo ubizi. Yabwirwaga ibyo urugamba rurimbanije inyuma y'umurwa, ingabo zigiye kwinjira. ngo tekera 27 bisobanurwa ngo wapimwe mu gipimo ugaragara ko udashyitse. Kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe abamedi n'abaperesi. Aho baperesi bari hehe? Abamedi n'abaperesi bari hehe? Bari inyuma y'urugo, bari hafi aho ngaho, bari mu ntambara, barimo bo bakora umurimo bagomba gukora. Nuko Berushazali ategeka ko baha Daniel ibyo nyine bari bamusezeraniye n'ubundi, ngo ariko iryo joro Berushazali umwami w'Abakarudaya agira gute? Aricwa. Muri iryo joro yarishwe, kuko ubwo bamaraga kuyobya amazi ya Ufurate, uruzi bamaze kuruyobya, ngo bahise ako kanya babona inzira baca munsi, maze baraza barahagera basanga inzugi zidakinze. Shuti yanjye nkunda, erega ibaza umunezero ukwibagiza gukinga, ibaza umunezero ukwibagiza yuko ku marembo yawe hari umwanzi, ibaza umunezero ukwibagirwa n'isindwe ryari ribuzuye. Bikabibagiza iki? Bikabibagiza ko inyuma yabo hari ingabo zigiye kubica. Shuti yanjye, umwanza kugosa imbere n'inyuma, ariko wibereye mu munezero utariho. Byanditswe biravuga ngo dusinziriye mu mutekano utariho, mwisi nta mahoro. Ibyanditswe biravuga ngo ntabwo intambara zizashira, nta nubwo n'amahoro azahora, kereka ibyaha n'urupfu gusa bitsembwe nande? Na Yesu. Shuti yanjye nkunda, nagira ngo ubitekereze neza, nagira ngo wumve niki gituma wibagirwa gukinga ku buryo umwanza kwinjirana. Niki gituma udakinga umutima wawe? Niki gituma ujya muri ibyo bintu by'isindwe rimeze gutyo, ukajya muri iyo minezero? Ngo yari yahamagaye abagore b'uburanga, ibibanezeza byose by'ubusambanyi, ibibanezeza by'ubusinzi, ibyo byari bihari. Uko byari biri Babuloni mu Bakarudaya, uyu munsi niko biri ku muntu wa none w'iki gihe. Shuti yanjye nkunda, Imana iri kukubwira ngo nukomeza kunyuranya nayo izazinyuranye nawe. Ngo Berushazali ngo yarushaga abandi bantu bose ubwoba. Berushazali yarushaga abandi bantu bose bari baraho ubwoba, ngo afite ubwoba mu buryo burenze, kandi yishwe mbere yashidutse bamugezeho. Ariko umwana w'Imana Daniel yabitambutsemo, ntago yigeze abigwamo. Ibyanditswe bitubwira ko ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 10 muri 539 mbere ya Kristo aribwo ingabo za Babuloni zahunze. Kandi inyandiko zitubwira ko ngo Kuro yari umuntu mwiza cyane, noneho ko yari yaravuzwe n'Imana, yari yarahanuwe n'Imana. Ibyanditswe bitubwira ko ngo buri gihe iyo abandi bami basimburanaga, ngo icyo gihe habaga huzuye ibirundo byabo baciye ibiganza, byabo bishe urupfu n'agashinyaguro, mbese ibintu bibi. Ndetse n'ibyanditswe bitwereka ko Nebukadinezari iyo yateraga ahantu yarahasahuraga, agasahura n'abantu b'imfura akabazana, ndetse n'imidugudu agasiga yitwitse. Ariko ntabwo kuri Kuro ariko byagenze.
yaraje we n'abategetsi bari bariho bakomeza gutegekana, ndetse ahamagara na mwene wabo Dariyo araza nawe barategekana. Ngo yari umuntu mwiza cyane, ngo kandi ngo yahoraga yifuza kubohora abanyagano bakagenda bagasubira iwabo. Ndetse hari naho tuzabona ubwo ngo abakarudaya bamwanze kubera ko yabaye umwe mu bami bashatse kurwanya ibigirwamana. Hari aho tuzabibona. Rero muri uyu mwanya niyo mpamvu nagira ngo nkubwire turi muri aha ngaha wumva iherezo rya Berushazali. Berushazali wari warabonye ibintu byose ku ngoma ya sekuru Nebukadinezari, ariko ntibigire icyo bimubwira. Nawe rero mu byo wabonye byose no mu byakubayeho niki gituma ntacyo bikubwira? Ese nshuti yanjye, iyo ubona nicaye gutya ndi imbere ya kamera nkavuga gutya, ugira ngo nabuze icyo nkora? Ugira ngo se nukubera yuko ntazi ko ushobora kuba wiryamiye cyangwa se uri mu kazi kawe cyangwa urimo gukora ibindi bikuzaniye inyungu, nanjye nkaba ndicaye ndimo kukuganiriza ijambo ry'Imana? Nuko nagira ngo nkwibutse ko ibyo byose wabibonye, ibyo byose byatambutse, ibyo byose byanyuze imbere y'amaso yawe ukabibona, ariko warangiza ukabyirengagiza. Imana iragushaka, Imana iraguhamagara, Imana irakwinginga kugira ngo ukunde uze ube mu ruhande rwayo. Ibuka gukinga muri uwo munezero wose, ibuka gukinga. Ibande kuri iri somo riboneka mu Rwambere rwa Petero igice cya 4 guhera ku murongo wa 7. Ku iherezo rya byose riri bugufi, nuko tugomba rero kwirinda ibyo bisindisha tukagira umwete wo gusenga, kuko iherezo rya byose riri bugufi. Ariko Berushazali ntiyigeze amenya ko riri bugufi, ntiyigeze yibuka gukinga kugeza ubwo abanzi bamwinjirana, kandi bari barikingiraniye mu murwa. Ariko isindwe n'ukuntu imitima yabo yari yararukiye mu birori byabibagije gukinga. Nk'uko uyu munsi natwe imitima yacu yagiye muri ibyo bintu binezeza kandi by'agahe gato bikatwibagiza gukinga, umwanzi akatwinjirana, amavi yacu agakomangana, kuko nta buhungiro dufite, ntitubasha kwitegura guhunga, turi kugotwa ariko ntitubizi. Imana ikugirire neza, iguhe imyumvire ikwiye kuri iyi ngingo nshuti yanjye nkunda. Iyo tugeze rero mu gice cya 6, ndashaka kugira ngo twihute tubifatanye kugira ngo mubyumve neza kandi umbabarire unyumve nshuti yanjye nkunda. Umutwe wacu uravuga ngo nimukomeza kunyuranya nanjye nzanyuranya namwe. Twambutse rero tugeze muri Daniel igice cya 6, reka twumve uko havuga. Hatwereka ibya Daniel ari mu rwobo noneho rw'intare. Yarahamije, yarahanuye, yakoze ibishoboka byose, kuboko k'Uwiteka kwabanye nawe, mwuka w'Imana bamuri we, ariko nubundi kubyamubagaho byose akomeza kunamba ku Mana. Iyo dusomye tukabona kumuhera ku murongo wa mbere w'igice cya 6 hari icyo batubwira. Baratubwira ngo ubwo bari bamaze kwica Berushazali, muri Daniel igice cya 6 hatwereka yuko Abamedi n'Abaperesi bagiye ku ngoma. Ubwo bwami buhabwa Dariyo w'Umumedi, kuko Kuro we yari Umuperesi. Yari amaze ngo nk'imyaka 62 avutse. Dariyo yari afite imyaka 62 avutse y'amavuko muri makeya. Ibyanditswe rero bitwereka uburyo ku ngoma ye yakunze Daniel cyane. Umurongo wa 2 atubwira ngo bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mu intara 120 ngo azigabire abatware b'intebe bakwire igihugu cyose, kandi abahana abatware bakuru 3, umwe muri bo yari Daniel, kugira ngo abo batware b'intebe bajye babashyikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Ariko Daniel aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe. Icyabiteye ntabwo ari uko yajyaga kuregana. Murabizi abantu b'iki gihe, iyo umuntu agugize umutware muri iyi minsi y'imperuka, ubu uri umuntu uzamuzanira amakuru yo kuvuga bagenzi bawe, ubu uri umuntu uzagambanira bene wanyu, ubu uri umuntu uzakora amarorerwa. Oya, w'icyo yakundiwe n'icyatumye anezeza umwami ngo nuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we, ndetse umwami ngo yibwiraga kuba yanamwegurira igihugu cyose.
ntago byashiriyeho rero. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashatse impamvu yatsindisha Daniel mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Nshuti yanjye nkunda, mbabarira mumbwire umwami umeze utyo, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abo bagabo, mubyumve ku murongo wa 6, bukeye abo bagabo baravugana bati, nta mpamvu tubona kuri Daniel keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Nta mpamvu tubona kereka rwose turebeye mu magambo, ariko unkurikire shuti yanjye, kereka tuyibonye mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko abo batware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami babwira umwami bati, mwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bakomeye bo muri ubu bwami, mwumve rwose Mana, maze igihe kinini nsoma iki gice ndetse nkanakibwirizaho, ariko nasobanukiwe n'uyu murongo cyane neza ubwo nari nicaye ndimo gusubiramo mpasoma, numva ikintu cy'ikinyoma cyari kirimo giteye ubwoba. Abatware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigiriye inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye, ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani, azajugunywe mu rwobo rw'intare. Mu byumva aho hantu icyo nagira ngo mbanze mbabwire, hano hara umurongo wa 9 aravuga ngo, nuko none Nyagasani hamya itegeko, iryo tegeko ushyiraho ukuboko ku rwandiko rwaryo, kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atajya avuguruzwa. Nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko. Umurongo wa 11, maze Daniel yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko agiwe, kandi amadirishya y'inzu ye yarakinguwe yerekeye i Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Bukeye abo bagabo baraterana baragenda basanga Daniel asenga Imana ye ayinginga. Baraza bavugira imbere y'umwami bya rya tegeko, baramubwira bati, mbese harya si we wanditse gutya? None ku muntu witwa Daniel, wa wundi wo mu banyagano, we arimo gusenga Imana ye, ko arimo gusenga. Nshuti yanjye mubyumve icyo kirego, uwampa bakakurega nawe icyo kirego. Ntibakurega kuri umunyamatiku, ntibakurega kuri umusambanyi, ntibakurege ko uri umugome, ntibakurege kuri indyarya, ntibakurega ibindi, ahubwo bakakurega ibyo mu Mana, ibyo kubaha Imana yawe, kukabya mu by'Imana, kugira gute mu by'Imana, ariko batagushinja ibyaha kandi witwa kuri umukristo. Bamubajije rero babwiye ati, nibyo koko iryo tegeko nararisinye yuko umuntu uzagira ikindi kinasenga rwose azajugunywa mu rwobo rw'intare. Barangije batamusubiza bati, ariko Daniel, wa wundi wo mu banyagano b'Abayuda nta kwitayeho Nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko kwawe, ahubwo ajya asenga 3 ku munsi. Haleluya. Uwampa nawe bakakurega icyo kirego. Umwami yumvise iryo jambo arabarakarira cyane, ashyiraho umwete cyane kuri Daniel kugira ngo amukize. Burinda abwira ba bagabo bongera guteranira ibwami, babwira umwami bati, Nyagasani umenye yuko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rishobora kuvuguruzwa. Nuko umwami arategeka, bajya kuzana Daniel bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Dusubire ruguru rero, kandi haleluya, amen, ko uyu mwami yabihamije. Barabeshye
barabeshye ngo abatware ngo abakuru b'intebe ngo bose ngo babyumvikanyeho ngo nuko noneho ngo babona yuko bagomba guha umwami icyubahiro. Barabeshye kubera ko iryo teka iyo baza kuba bararyumvikanyeho na Daniel yari kuba arimo, ariko ntabwo yari ahari. Barabeshye. Daniel umwana w'Imana ntabwo yigeze aza kwisobanura, ahubwo bamaze kubivuga yamenye ibibaye. Amaze kumenya ibibaye aragenda ajya kwisengera uko yari asanzwe asenga, ariko none harushaho gusenga. Muvandimwe, hari ikintu nagira ngo nkubwire. Uyu munsi hari ukuntu bajyaga batubwira ngo uyu muntu akubise ka gasimba babeshya ko karinda urugo ngo abashaka shebuja wako. Ariko icyo nagira ngo mbabwire ni ukuri, uyu munsi niba wamenyaga umuntu uje kugutuka, uje kugukubita, uje kukugambanira, ukuzaniye amatiku, ukuzaniye ibintu bidafite 12, ukuzaniye ibintu bitari mu murongo w'Imana, ngo nurangiza umumenyere kure. Nubona aje nabi, ukabona cyangwa aje muri kwa kundi ko kwibeshya ko kwijijisha nkaho aje neza, jya wumva ibyo akubwiye, we guhita usubiza, ahubwo umenye icyo ashaka. Uvuga uti uyu muntu arashaka umutima wanjye, uyu muntu arashaka kungusha. Oya, nubishobora ujye uhita winyabya, ugende uhita upfukama, uvuga uti Mana tabara ururimi rwanjye. Amagambo nkunda cyane aboneka muri Zaburi, aho Dawidi yasenze muri Zaburi 141 umurongo wa 3, aho yavuze ati Mana shyira umurinzi ku muryango w'umunwa wanjye, shyira umurinzi ku muryango w'umutima wanjye, kugira ngo ntavuga ibyo nishakiye. Uwami iryo jambo rikabiryawe, uwami ukarigendana ukarigenderaho, maze wabona ibyo bintu bije nawe ugasenga nk'uko Dawidi yasenze, ukamenya ko ari wowe bishaka. Daniel nk'umuntu w'Imana bari bamaze kumubeshyera ngo bari bari kumwe bagiye iyo nama, amenya ko ari we bagendereye. Ntabwo yaburanye, ntabwo yisobanuye, ahubwo yaragiye ajya kwibanira n'Imana ye, ajya gusenga. Baraza baramwubikira, bakora ibishoboka byose, baramugenzura, baza ku mwami kenshi, ariko umwami yari yamaze gusinya iryo tegeko atazi ko ari we bagendereye, ari Daniel bagendereye. Yumvise bamukunze, yumva ari ukumuha icyubahiro. Ibyo bintu byabaye rero uyu munsi birimo biraba. Abantu barimo kujyana ibintu ku bayobozi, bakabashyira inama nziza, bakabashyira ibikorwa bagomba gukora, bakabereka ibintu bigomba gukorwa, bakabereka ko ari inama nziza, ariko mu by'ukuri ntabwo ari inama nziza, ahubwo ni imitego, ni ibintu birimo gutegurwa. Abami bari kubisinya ariko batabizi. Umunsi umwe bagiye gutungurwa ubwo bazabona icyo byari bigendereye, ko byari bigendereye kubangamira abana b'Imana. Barerekana ko ari itegeko ry'ubukungu, ko rigomba kugenda neza, ko bagomba kurengera ibidukikije muri ubu buryo, ko bagomba kugira gute kugira ngo bababaze imitima y'abana b'Imana. Ibyo bintu rero abo bami n'abatware bo ibyo bakora barabizi, ariko abo bami bo hejuru, abo bategetsi bo hejuru bazashiduka ibintu byamaze kuba ntacyo bagikoze. Icyampa ukamenya ko ari wowe bihiga, uwami ukamenya ko ari wowe bihiga, maze warangiza ukagenda ugakomeza ugasenga, ariko ukarushaho kubana n'Imana yawe, kugira ibihe byo kubana n'Imana yawe kugira ngo ubashe kurokoka. Kuko bitari ibyo abakarudaya barahagurutse kandi barakurega. Igihe cyo mu kibaya cya Dura abasore barabahamije, abakarudaya baraje baravuga ngo ba bandi b'abanyagano b'Abayuda wahaye ndetse no gutegeka bo baragusuzugura. Maze ahangaha nanone mu gihe cy'umwami Dariyo baraza baramushyeshyenga, baramubeshya, barangije bahita bagaruka mu kanya gato atariko Daniel wa wundi w'umunyagano
uyu ngo yari umuyobozi muri batatu ba mbere mu byumve namwe, yari umuntu ukomeye ariko abebwamo n'umwuka w'Imana, akamenya ibiri kuba ko ari we bishaka. Uwamuye umunsi ukamenya ko ari wowe bishaka. Ngo yaraje umutima kuri Daniel ngo ashaka kumukiza ariko biranga, arangije arakomeza kugeza igihe baje bakamubwira bati itegeko ko ridakuka biragenda gute, agategeka ko bashyira Daniel mu rwobo rw'intare. Nasomye amagambo yo muri kiriya gihe aho umwana w'umwami bamufashe ngo yasambanye, bamaze kumufata yasambanye noneho bajya kumukuramo amaso yombi. Itegeko ryavugaga ko mu gihe bagufasha usambana nta kindi bari bukore ari uko bagomba kugukuramo amaso yombi. Noneho we abibonye umwami bamuzaniye umuhungu we baramubwira bati dore ibyabaye, arangije aravuga ati aho kugira ngo mumukuremo amaso yombi nimunkuremo rimwe nawe mumukuremo irindi, n'abiri abavuyemo. Murumva ko amategeko yarakomeye kuko n'umwami ubwe ntiyabashaga kumurengera nkanswe umunyagano. Noneho Imana yakoze ibitangaza, yohereza marayika wayo arinda Daniel ntiyagira icyaba, ndetse umwami ngo azinduka aje kureba ko ntacyo yabaye. Ahageze asanga ntacyo yabaye, aramubwira ati Imana yabonye ko ntacyo nayicumuyeho, nawe ntako nakugize, yohereza marayika wayo kundinda. Maze aramuhamagara ava marazamuka, bahamagara babandi n'imiryango yabo bagambaniye Daniel ngo zabariye batarageramo zibasamira ku muryango. Shuti yanjye nkunda, Imana izabikora, Imana izakurengera nuyinambaho. Ariko se ufite ibihe byo kubana n'Imana ko bakarudaya barimo guhaguruka? Reka mbabwire, hari amagambo nasomye akomeye njya ntekerezaho buri munsi ku wundi. Kubera ko impamvu ngiye kuyababwira ni ukubera ko uyu munsi abantu bafata abana b'Imana bagerageza gusoma ijambo ryayo nk'uko riri, bakabita intagondwa, bakabita abafungamutwe, bakabita abantu bakabya ibintu, bakabita abantu ngo bari mu bintu bya kera, bakavuga ko byarangiye. Ariko nyamara nitugera mu gice cya 7 muzahabona ukuntu ibintu byahindutse. Noneho hakaba hari abantu babaye za rukurikira izindi ariko batabizi, nyamara abantu bari ku murongo w'Imana uyu munsi bakaba bitwa ayo mazina mabi yo kubasebya. Ibyo rero bizongera kubaho. Nongere mbibutse igitabo cy'umubwiriza gice cya 1 umurongo wa 9 n'igice cya 3 umurongo wa 15 hatubwira ko ibyabaye ari byo bizongera kubaho, nta na kamwe kavuyeho. Kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana ari bo bateje ibyo byago. Mwabyumvise, abashukanyi barahagurutse bahimba ikinyoma ko bagiye inama bose bari kumwe, babeshyera Daniel yuko babyumvikanye bati none yishe itegeko ryawe ry'Abamedi n'Abaperesi, ariko we yagiye mu mategeko y'Imana ye. Kuki yubahiriza Imana ye wowe ntakubahirize, ari wowe mwami nyiri igihugu? Abo bashukanyi rero bazongera bahaguruke ngo itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja abubahiriza amategeko y'Imana ko ari bo nkomoko y'ibyo byago byose. Nk'uko Daniel yashinjwe agasuzuguro ko kutubaha umwami, ko kudasenga umwami, kandi mu by'ukuri arimo gusenga Imana, niko bizongera kugenda. Bahore babahindura abagome, bazavugwa ko ari abantu bagomeye Imana, bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru. Amategeko y'Imana arongera akagaruka ahangaha. Kandi icyo bazaba bariho ni igihimbano, ntabwo ari iby'Imana yivugiye yanditse n'urutoki rwayo. Kubw'icyo cyaha bakoze ngo kizaba cyateye n'ibyorezo. Ibyorezo bizaza bigwire, noneho bavuga ko ibyo byorezo byatewe n'abantu b'Imana kandi bubahiriza amategeko y'Imana, ariko bavuge bati bishe itegeko ry'abantu. Hazavuga ko bishe itegeko ryashyizweho n'abantu ariko bagakomeza ngo iryabo kandi ari ryo ry'Imana.
Daniel yabwiye Berushazali aramubwira ati ariko Imana nyiribihe byose nyiri kugushyira ku ngoma ufite umwuka wawe mu biganza bye wa wundi uzi imyicarire yawe n'imihagurukire yawe ntiwigeze umwubaha ahubwo wamusimbuje gusenga ibiti n'amabuye. Nyiribihe twaze kumwumvira aba nabo baraje baravuga ngo ariko Daniel wa wundi wo mu banyagano uwo nguwo wa wundi we yanze kukubaha ahubwo ari gusenga Imana ye wari mu mategeko y'Imana ye. Mubyumve neza ngo ibyo bintu rero ngo bizahagarara ari uko umunsi bashaka kutangazwa w'icyumweru uzaba wamaze gushyirwa mu bikorwa noneho itegeko ry'Imana rigakurwaho nibwo muzumva ibyorezo bizahagarara. Mwagiye mubibona mukabona ukuntu covid ije igahagarika n'ikindi kintu cyabakomeranye ariko bagize umuteguro uhambaye. Niba mwabibonaga uko byagenze niko bizongera kuba. Ngoma ibyanditswe biratubwira bitwereka bihita bitujyana mu gihe cya Ahabu na Eliya. Ubwo Eliya yageraga kwa Ahabu yaramubwiye mbese ni wowe n'umuruho wateje Isiraheli? Eliya aramusubiza ati erega si jyewe wateje Isiraheli umuruho ahubwo ni wowe n'inzu ya so kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. Kuko mwaretse amategeko y'Uwiteka mugakurikira Bali. Imana yari yarababwiye ko nibica amategeko yayo n'amateka ntibayagenderemo yuko ikizababaho nta kindi ari uko bazahinga ntibyere, ari uko igicu kitazabamanurira imvura. Byose Imana yari yarabibabwiye. Ntabwo byari byatewe na Eliya ahubwo Eliya yashakaga kubakura muri aka kaga nk'uko Daniel yashakaga kwereka bari abantu Imana ishobora byose ariko buri munsi bagahaguruka. Nibigenda gutyo nk'uko Ahabu yazabiranijwe n'uburakari, nk'uko aba bantu bahagurutse bakarakara kandi batarakajwe n'ukuri ahubwo bari mu kinyoma bashaka gukura Daniel ku ngoma ngo ni umunyagano. Ahantu umuyuda wese yabaga ageze cyabaga ari ikibazo gikomeye cyane. Urugamba rero ruzahaguruka kandi ibintu bikomere ngo nibwo abantu bazabiranywa n'uburakari babitewe n'amazimwe babwiwe maze bibasire abagaragu b'Imana nk'uko babahakanyi bo muri kiriya gihe cyo muri Isiraheli cyo mu gihe cya Eliya, mu gihe cya Ahabu no mu gihe cya Nebukadinezari na Dariyo na Berushazali na bariya bagabo babagambanyi baje kugambanira Daniel. Uko byagenze niko n'ubundi bizagenda kuko amateka agomba kwisubiramo byanze bikunze. Ibyabaye nibyo bizongera kuba. Rero nagira ngo nkubwire niba waruza akaga kakugose, niba waruzi yuko ugoswe umurwa wamaze kugotwa kandi abashinja b'ibinyoma barimo guhaguruka kuko nibatangira kwita bubaha Imana yuko ari abantu babi ngo babahimbira kuko babantu nta kintu bibitseho mu mitima yabo bagahaguruka bagashyira mu bikorwa bihwanye n'ibiri mu mitima yabo nibwo uzabimenya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Yohana ndetse na Yesu ngo bakuze bagwiza imbaraga y'umutima muri bo. Icyo nagusabira muri uyu mwanya ndasaba Imana yo mu ijuru ngo iguhe amahitamo neza, iguhe gukinga urugi, ikurinde gusinzira. Wibuka amagambo avuga aboneka mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 4:7 ahavuga ngo iherezo rya byose riri bugufi ngo ahubwo tureke iryo sindwe kugira ngo tugire umwete wo gusenga. Imana igufashe kandi wibuka amagambo aboneka mu byakozwe n'intumwa. Aya magambo ndakunda cyane mu gice cya 17:30 yuko igihe cyo kujijwa Imana yakirengagije ariko irategekera abantu bose batuye mu isi yose kwihana. Imana ikugire neza muvandimwe, Imana ikwigishe gukinga, Imana ikwigishe kwereka ko ibibazo birimo kukugariza, ingorane urimo guhura nazo, yaba ari uburwayi yaba ari ibindi bibazo, umenye ko ari wowe bishaka, ni wowe bihiga, birashaka kukwica urupfu n'agashinyaguro ariko mu ijuru hari Imana kandi yiteguye kukutabara. Imana yiteguye kugutabara nshuti yanjye, Imana yiteguye kugutabara. Imana iragukunda kandi
kandi Imana ikwitayeho. Ndasaba Imana yo mu ijuru rero kugira ngo ikurebe neza, kugira ngo ikugirire neza, iguha amahoro adatangwa n'abana b'abantu. Wibuke icyo Kristo yagukoreye, yaje kubwawe ariko aracyakubwira rya jambo ryatanzwe n'Imana ibwira ubwoko bwayo ngo nimukomeza kunyuranya nanjye, nanjye nzanyuranya namwe. Uyu munsi Imana irashaka kutanyuranya nayo kubw'igitambo twaherewe ubuntu Yesu Kristo. Ariya maraso yasheshe ku musaraba byari kubwawe nanjye kugira ngo twange icyaha, duhitemo Imana, duhitemo ingoma yayo, duhitemo kujya gusenga nubwo twaba tuzi ko urupfu ruturi hejuru, turutesheho gusenga nubwo twaba tuzi ko abakarudaya bahagurutse barimo gushyira ibintu mu bikorwa. Nawe uhaguruke uvuga uti nzi uwo nizeye kandi nzi ugomba kumfasha kurwana uru rugamba nkagera ku ntsinzi. Nibyo ngusabira mu izina rya Yesu, amen. Mana ndagushimiye cyane, urakoze, nukuri uri Imana kandi urashaka ko dukomeza kwitwa abana bawe nyakuri, tugakora nk'ibyo abahanuzi intumwa bakoze batubanjirije. Kandi Imana ntiwadusizaho, watwereje Yesu Kristo. Yesu Kristo araza ajya ku musaraba, nukuri yireherejeho buri munyabyaha wese, buri mutima wose, ariko agiye kugenda aranavuga ngo bana banjye simba nk'uko ab'isi batanga, mwisi mugira umubabaro ariko muhumure nanesheje isi. Ati kandi sinzabasiga mwenyine ngo mbasiga nk'imfubyi, nzabasigira mwuka wawe wera. Uwiteka, mwuka wawe wera reka abe mu ruhande rwacu, reka dushoboze kurwana uru rugamba, reka umwanzi Satani atsindwe utsinde kuko uri Imana mu izina rya Yesu, amen.